uburyo bwashyizweho n'inzego za leta kugira ngo ibyo bifate umurongo muzima byari ukubuza abantu, ntabwo biri mu bayisilamu gusa cyangwa ntibyabaye mu bayisilamu gusa, byabaye no mu yandi madini n'amatorero. Ugasanga umuntu yihishe inyuma y'idini, inyuma y'itorero, ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi. Ugasanga ibintu byose abantu ushatse wese ashyiraho, ni nko gushyiraho ahantu bariyeri, ugahagarika abantu ukabeshya icyo ari cyo, ugatangira kubavanaho umutungo wabo. Uti ntabwo urenga aha utabanje kuzana uyu mutungo. Ntabwo rero bikwiriye kuba bikorwa mu dini iryo ari ryo ryose. Ibyo bitandukanye no gutoteza amadini cyangwa amatorero. Iyo ushyira ibintu mu buryo, iyo babwiye atari ku bundi ko tuzi ko idini riberaho cyangwa ryabayeho kugira ngo rigire rishya, rikora akazi k'inyigisho ko kugana abaturage, kubafasha nk'ibyo bavuze no mu bayisilamu mukora, mwashyizeho uburyo bufasha mu burezi, mu buzima, mu bintu bitandukanye. Ni ibyo nyine bikwiye kuba bikorwa, ahubwo ntabwo ari ukwambura abantu, ntabwo ari ukwambura abantu ngo bibuze abantu ubuzima, bibambura ibyabo, abantu bake bikize aba aribo batera imbere. Ibyo byarabaye hose mu madini, hose no mu matorero. Twe niyo mpamvu twashyizeho uburyo nka leta yo kuvuga ngo ariko reka twumvikane namwe, ubundi hari ibikwiye kuba bikurikizwa, byubahwa kugira ngo akazi gakorwe neza. Ni ibihe tubyumvikaneho, hanyuma wa wundi ushinga idini mu gitondo rikirirwa risahura amanywa yose, byagera nimugoroba ukabura aho ririgitiye. Ibyo ntabwo byose mwumva byaba mu bantu koko.